Ibyanditswe byera ku byiringiro. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nawe se ishimwe kuko yatubyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amaganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 26. Ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. Abaroma 15 umurongo wa 13. Imana nyiri ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Zaburi y'146 umurongo wa 5. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 7. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Abaroma umutwe wa 4 umurongo wa 18. Aburahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Zaburi igice cya 43 umurongo wa 5. Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Zaburi ya 16 umurongo wa 9. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Amaganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 24. Umutima wanjye uravuga uti, Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Abaroma 12 umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu, mushime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Zaburi y'130 umurongo wa 5. Ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza, kandi ijambo rye niryo niringira. Zaburi y'119 umurongo w'116. Umbere ubwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije, kugira ngo mbeho ne gukozwa n'isoni n'ibyiringiro byanjye. Abatesaloniki ba mbere umutwe wa mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Uko dusenze turabazirikana, ntiduhwema kubashimira Imana yacu, twibuka iteka imbere y'Imana Data ibikorwa byiza muterwa no kwizera no kwemera Kristo, n'imvune muterwa n'urukundo no kwihangana kwanyu gukomoka ku kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, mukundwa n'Imana, tuzi neza ko ariyo yabatoranije.
Yohani wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 kugera ku wa 3. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Zaburi y'119 umurongo w'114. Ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira, niringira ijambo ryawe. Zaburi ya 38 umurongo wa 16. Kuko Uwiteka ari wowe niringiye, Mwami Imana yanjye ni wowe uzansubiza. Abaroma ibice 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana, ku Mwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Zaburi y'119 umurongo wa 74. Abakubaha bazandeba bishime, kuko niringira izina ryawe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 24 kugera kwa 26. Kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bigifite ibyiringiro. Ninde wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Zaburi y'119 umurongo wa 43. Kandi ntukure rwose ijambo ry'ukuri mu kanwa kanjye, kuko njya niringira kubona amateka yawe. Umurongo wa 13. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Zaburi ya 71 umurongo wa 14. Ariko jyeweho nzajya niringira iteka, nzarushaho iteka kugushima. Abakorinto ba mbere umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugera ku wa 20. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinzire muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe mugana w'abasinziriye. Amen. Zaburi ya 31 umurongo wa 25. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere, imitima yanyu ihumure. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 1 kugera ku wa 3.
Pawulo wasizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ariwe byiringiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo umwami wacu. Abaroma ibice 5 umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 6. Kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yarapfuye, apfira abanyabyaha. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 5, dusimbuke umurongo wa 8 tugere ku wa 9. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Ariko twebweho ubwo turi abana b'amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Abaheburayo 6 umurongo wa 17 kugera ku murongo wa 18. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragaza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bidakuka iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduhesha ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byasezeranijwe imbere yacu. Zaburi ya 33 umurongo wa 18. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu y'urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Abatesalonike ba mbere ibice 2 umurongo wa 19. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza? Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 6. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Zaburi igice cya 33 umurongo wa 22. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 13. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo.